nibyo koko turabashuje kandi tubahaye ikaze nshuti bakunzi bamenya nibi info. Uyu munsi tugiye kuba twakugezaho amayeri arindwi akomeye satani akoresha kugira ngo yigarurire abantu, nk'uko dusanga rero mu ijambo ry'Imana no mu bumenyi bwizera. Inshuti bakunzi bamenya niri info, tuguhaye ikaze uze kutwandikira muri comment utubwire uburyo wabyumvishije. Reka tukubwire amayeri arindwi satani akoresha yigarurira ubwoko bw'Imana cyangwa se yigarurira abantu. Reka tubikubwire muri ubu buryo, turakubwira ibintu birindwi, ariko banza ureke gatoya, banza ukande subscribe hasi niba utarayikoze, kugira ngo tujye tubana mu makuru y'ubumenyi n'ubushakashatsi hano kuri menya nibi info. Reka tukubwire ikintu cya mbere satani akoresha yigarura ubwoko bw'Imana, harimo kubeshya no guca ibintu ukundi. Ahangaha rero harimo Yesu yavuze ko satani ari se w'ibinyoma, tubikura kwa Yohane 8:44. Ikindi kandi akunda kwerekana ikibi nk'aho ari icyiza, cyangwa se icyiza akagipfukirana nk'aho ari ikibi. Reka tubwire icya kabiri rero, icya kabiri gituma cyangwa se satani akoresha yigarura abantu, harimo gushukisha iby'isi n'irari. Ahangaha rero harimo ibintu bibiri, harimo akoresha irari ry'umubiri, irari ry'amaso n'ubwirasi n'ubuzima, dukura kwa Yohane wa mbere 2:16 muri Bibiliya. Ahangaha rero nanone ikindi kirimo, harimo ashyira imbere iby'isi ngo abihumye amaso y'abantu ntibite ku by'Imana. Ikindi cya gatatu rero twakubwira mu mayeri satani akoresha yigarurira ubwoko bw'Imana, harimo guteza cyangwa se guteza gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Ahangaha rero mu itangiriro 3:1 yabajije Eva ati, mbese ko Imana yavuze ibi bigaragaza ko akunda gusenya ukwizera abantu bafite ku ijambo ry'Imana. Reka tukubwire ikindi cya kane mu mayeri satani akoresha yigarurira ubwoko bw'Imana, harimo kubiba ubwoba n'agahinda. Ahangaha mu kubiba ubwoba n'agahinda twavugamo ibintu bibiri, harimo ngo ashyira rero mu bantu guhangayika, kwiheba no kwibwira ko Imana itabibuka. Ikindi harimo arashaka ko abantu cyangwa se bacika intege bakava mu nzira y'ukuri. Ibindi twaza twakubwira, ikindi cya gatanu harimo kwitwikira cyangwa se kwitwikira mu masura y'ubutoni. Ahangaha rero Bibiliya ivuga ko ashobora kwihindura umumarayika w'umucyo, tubikura ku Bakolosayi 2:11, cyangwa se n'Abakorani igice Abakorani 2:11 Ikindi twabonamo akoresha rero abigira abakozi b'Imana nyamara ari intumwa z'uburiganya. Ikindi dushobora kuba twakubwira harimo guteranya no kubiba urwango. Ahangaha harimo ibintu bibiri twaba twagusobanurira. Akunda rero guteranya
imiryango n'inshuti, amatorero n'imiryango y'abantu, kugira ngo rero aducemo ibice. Si icyo gusa kandi muri iki cya gatandatu harimo iyo habuze ubumwe bworoha cyangwa se ubumwe, byoroha rero ko yigarurira abantu. Reka tukubwire icya nyuma aricyo cya karindwi, harimo kubeshya ku byerekeye igihe n'imibereho. Abwira rero abantu ko bafite igihe cyinshi ko kwihana cyangwa se cyo kwihana, ko bazahinduka nyuma, cyangwa akababwira ko ibyaha ntacyo bitwaye. Mubyumve neza aha ngaha rero ku bantu batinya kwihana. Ikindi kandi benshi baraherezwa cyangwa se baraherezwa nk'uko cyangwa se yibasenyera gahoro. Rero yari amayeri arindwi Satani akoresha kugira ngo akomeze kwigarurira abantu cyangwa se ubwoko bw'Imana. Turaza rero mu kanya tukubwira na bundi buryo ushobora gukoresha kugira ngo uvumbure cyangwa se wivane muri uyu mutego wa Satani. Iyi ni Menya n'ibi info. Ntugende udakanda subscribe kugira ngo ukomeze twagure umuyoboro wacu. Turabakunda mwe mudukurikira umunsi ku munsi. Twandikire muri comment tubwire uburyo wabyumvishe. Ciao.